nizere kumeze neza cyane nanone igitondo cyiza. Hari umuntu wari wumva wakomereka cyangwa se ukabona ukagira nk'igikomere ukumva ukuntu amaraso afite impumuro yihariye? Hari umuntu ufite uvuga atari ko rongo kuko ibyo bintu by'impumuro y'amaraso bije bita mu buzima ni ngombwa kubitekerezaho. Burya uzi ko amaraso afite impumuro yihariye se? Biragoye cyane ko wanyura ahantu hari amaraso niyo areke no kuba y'umuntu abe n'ay'inyamaswa, urabimenya ko icyo kintu wumvise ari amaraso. Kandi ikintu gitangaje, siyansi igaragaza ko amaraso adahumura kimwe, ntabwo ahumura kimwe kubera impamvu zikurikira: imirire, indyo yacu ibirimo, indyo zacu ziba zitandukanye. Bamwe barya amaproteine menshi cyangwa ibinure, abandi barya ibyo. Ni ingenzi cyane kumva ko bitanga itandukaniro ku mpumuro y'amaraso. Hari abantu usanga baranyweye imiti cyangwa barafashe ibiyobyabwenge cyangwa bafite ibindi bintu bitandukanye n'ibyo wanyweye. Indwara, ukuntu gene zacu ziteye, imiterere y'umubiri wa buri muntu wese ndetse n'uburyo uturemangingo tw'umuntu duteye. Ariko ntabwo bishoboka ko waca ahantu hari amaraso ngo ntumenye ko iyo mpumuro wumvise ari iy'amaraso. Abahanga babyita ngo ni metallic smell. Metallic smell ni impumuro yihariye y'amaraso ku buryo ukinahura umuntu akubwiye ngo nakomeretse akisiga akisiga nk'irindi rangi cyangwa se akaba afite nk'ibindi bintu yisize akakubeshya ko ari amaraso, ako kanya wahita ubimenya. Amaraso agira metallic smell ikomeye cyane, iri mu mpumuro ziri well known, iri mu mpumuro zizwi bitaraba. Iyi mpumuro yihariye rero iva kuki? Iva ku bijyanye na, urumva amaraso yacu arimo ibintu byitwa hemoglobine. Hemoglobine rero zifite ibyo bita iron, ni nk'ubutare. Ubu butare bukenera oxygene nyinshi cyane kugira ngo amaraso abe ari gukora akazi kayatembera neza nk'uko bisanzwe. Ni nkaho iron inyunyuza oxygene iri hafi aho ngaho niri mu mubiri kugira ngo amaraso agume atembere neza. Iyo rero ubutare noneho ubutare bw'amaraso butarahubwo agomba kuba buri n'ubundi amaraso akimeneka haza atangira gushakisha ubutare aho hafi, kandi akurura ubwo butare ashakisha muri uwo mwuka uri mu kirere hehe hose. Aho rero niho utangira kuvuga uti uzi ko wakomeretse, wana amaraso ndayumvise. Uzi ko hano hantu hashobora kuba haba hiciye igisimba. Ako kanya uhita ubimenya kubera ko amaraso aba arimo agenda ashakisha kurura akantu ka oxygene ihagije kugira ngo nyine yibeshya ko akiri mu mubiri mu by'ukuri. Hakaba n'ikindi kijyanye n'imyunyu, ni ibinyabutabire ibingibi usanga bifite imyunyu myinshi cyane, proteine, acide n'ibindi. Ibyo biri mu bintu bituma amaraso aba ari ikintu kihariye. Mu kinyarwanda uzasanga abantu bavuga ngo, iyo mu kinyarwanda bavuze ngo amaraso si amazi, burya bashatse kuvuga ngo ntutekereze ko ari ibintu bisanzwe
cyakoze ibyo babivuga wenda bashaka kuvuga ko nk'umuntu wagize nabi bishobora kumugiraho ingaruka bikazamugaruka, ntabwo birangira gutyo gusa. Umuntu ushobora kumena amaraso y'undi ni ibintu bibi cyane bizamugaruka. Abanyarwanda bavuga ko amaraso atari amazi, bashaka kuvuga gutyo, cyangwa se bakanabivuga ariko bavuga bati urabona ushobora kubyara nk'umwana ariko mugatandukana, cyangwa se ntuzagira amahirwe yo guhura nawe. Ariko iyo bavuga ngo amaraso si amazi, n'uvuga ngo byanze bikunze haba hari akabara kawe kari ahantu runaka, kandi ubizi cyangwa utabizi, ariko haba hari ukuntu nyine wumva hari igice cyawe kiri aho ngaho, hari ubuzima bwawe buri ahandi hantu mutari kumwe. Amaraso si amazi, nibyo ntabwo ari amazi. Binagaragarira rero kuri iyi mpumuro yayo. Ni ikintu gitangaje abantu batajya batekerezaho, ariko burya nta muntu ushobora kukubeshya ngo disi ngo nakomeretse, ngo akakwereka nk'ahantu yasutse ikinyomoro cyangwa irangi, cyangwa biragoye. Buriya no muri filime, bya bintu bandika muri filime bakajya bashyira abantu ho babyita makiyaje, bakajya abakora makiyaje agashyiraho ibintu ukabona neza ni amaraso, ukanareba filime. Burya wabimenya neza wumvise impumuro wahita uvuga utaha nta cyandizaga, nta kintu kirimo, ni makiyaje. Amaraso ni igitangaza. Nizere ko gusa nanone nubwo impumuro uhita uyimenya, ntabwo impumuro ari zimwe, nabyo biva kuri bya bintu byose navuze, ukurya, ukunywa, uko umubiri wawe uteye n'ibiwugize bindi, ariko agomba kugiramo akantu k'isano. Hari ukuntu rwose aba afitemo akantu k'isano mu bijyanye n'impumuro. Igitondo cyiza kuri mwese.